Imana ni nziza ibihe byose kandi ibihe byose Imana ni nziza niyo kamere yayo. dukomeje gushima Imana ko ikomeje kuduha umwanya mwiza wo kwiga ijambo ryayo kuri iyi ngingo rero yo kuwa kane, aho itubwira ngo umudendezo wo guhitamo, umudendezo wo guhitamo. Iyo dusomye mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri igice cya 20 umurongo wa 10 haratubwira ngo niwigera hafi y'umudugudu ngo urwane nawo uzawubwire iby'amahoro. Reka twubashye Imana dusenge. Uwiteka Imana ikomeye, Imana nziza y'urukundo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Data mwiza, tugushimiye yuko uduhaye aya mahirwe izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tukwinjiye kugira ngo dufashe kugira ngo tureke ibiduhuza, ahubwo dukomeze kwiyegereza imitima yacu kuri wowe Mwami. Komeje kutwigishiriza muri iki gitabo cya Yosuwa. Data mwiza, turakunze kugira ngo iby'ingenzi ushaka kandi ushima bari byiduhana no kwizera mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Iyi ngingo rero tubwira ngo umudendezo wo guhitamo. Tubwira ngo kuva icyaha cyakwinjira mu isi nta ruhande rw'imbera byombi ruhari. Umuntu agomba kuba mu ruhande rw'Imana cyangwa akaba mu ruhande rugirwanya. Nta handi. Uruhande rumwe ruyobora abantu ku ubugingo buhoraho, urundi rukayobora ku urupfu rw'iteka. Rero muri iyi ngingo itubwira ngo umudendezo wo guhitamo, ese tugiye kwibaza ngo umuntu afite amahirwe koko yo kwihitiramo, cyangwa se Imana ni Imana y'inyagitugu ivuga ngo tugendere muri uyu murongo, nta mahitamo nyine, ubwo nimbivuze ngo nuku bigomba kumera gutya. Hano rero batubwira yuko haba impande zingahe ebyiri. Kuva icyaha cyakwinjira mu isi umuntu afite amahirwe yo guhitamo. Hari uruhande batubwiye yuko ari uruhande rw'Imana cyangwa se uruhande ruyobora abantu ku bugingo buhoraho, hakaba n'urundi ruhande rugenza gute ruyirwanya cyangwa se ruyobora abantu ku rupfu rw'iteka. Mugenzi wanjye yari agiye kubabwira abasobanurire icyo iyi ngingo itubwira kigendanye n'umudendezo kugenza gute wo guhitamo. Amen. Imana yakoze cyane kuba itweretse ino ngingo tubwira ngo umudendezo wo guhitamo. Ubundi iyo turebye tuni yuko muri kino gihe cy'iterambere tumaze kugera mu gihe aho amarobo menshi cyangwa se ubwenge bwo gukorana bugenda bukora ibintu byinshi cyane, ndetse n'umuntu nawe ubwe akaba yakwatse bino bintu abishobora cyane abikora gute, ndetse ushobora gukora n'ibintu nako bwacu kuryo tutabyiteze ngo tubimenye. Gusa hari ikintu kimwe Imana itigeze cyatumye Imana turema nk'ayo marobo cyangwa se ubwenge bwo gukorana. Icyatumye nuko Imana duhaye umutima nama izarya ntabwo kibaye. Imana ntabwo ari kwifuza yuko ari kurema ibiremwa, iki kiremwa kimeze nkaho ukiyobora kuri telekomande, icyo ukoze icyo ushaka kigikora. Oya, Imana ntabwo iyo ngiyo ari imico yayo, ko Imana ni Imana yera, ni Imana nziza kandi Imana ihoraho. Nuko rero hari umudendezo wo guhitamo. Kuva n'ikira kose umuntu wese agomba guhitamo kandi agahitamo inzira nziza. Urugero tubona ni nk'igihe Adamu na Eva ni abantu Imana yiremeye, ariko babyaye akuberetonye uburyo babyaye abana babiri, maze umwe agahitamo inzira nziza undi agahitamo inzira mbi. Hari umudendezo wo guhitamo. Turabona n'urugero rw'uriya Isaka wabyawe na Aburahamu wasezeraniwe isezerano ry'ibyo turi kwiga muri kino cyumweru cyose. Yabyaye abana babiri, ariko umwe Yakobo ahitamo kwikundira Imana isi no kuba hafi ya mama we, ariko uyu Esawu ahitamo kuba ntibindeba, yakora ibintu bitameze neza. Nuko rero guhitamo amahitamo ni ikintu Imana yitayeho kandi yagihaye buri muntu wese. Abisirayeli nabo rero nabo barafite guhitamo, Abanyakanani barafite guhitamo, abantu rero muri no minsi y'imperuka nabo bakwiriye guhitamo. Reka dusabe Uwiteka aduhe kugira amahitamo meza, maze tubashe kwemera Yesu Kristo ature mu mibereho yacu. Igihe cyo kurimbura abantu burundu gisobanura urubanza rw'Imana rukiranuka icyaha hamwe n'ikibi. Kuba Imana yari ejo twarebye uburyo Imana iterera gambiriye kurimbura Abanyakanani ngo batsembe, yego, ahubwo twabonye yuko Imana yameje yuko imitungo yabo ari izatwarwa maze igatwarwa n'Abisirayeli. Hano tubona yuko kuba Imana yemeye yuko barimbuka, kuba Imana izemera yuko abanyabyaha barimbuka, ntabwo ari uko Imana ari Imana icyo imanza za kibera, ntabwo ari uko Imana ari Imana itwanga, ntabwo ari uko Imana ari Imana yanze kuduha urukundo, ahubwo nuko ari Imana yemera amahitamo y'umuntu wese. Nimitamo Imana
agahitamo imana cyose undi wese agahitamo imana izadufasha. Ariko nituyanga ntabwo bizakunda, cyangwa se amaherezo yacu ntabwo azaba meza. Abantu ntabwo bapfuye guhabwa uburinzi cyangwa gucirwaho iteka. Abari baragize amahirwe yo kubana nawe yawe bashobora gutakaza ayo mahirwe binyuze mu kwigomeka, kandi abari baciriweho iteka ushobora kwiyegura yawe maze bakabaho izina ry'Imana ntabwo icyubahiro. Hano baratubwira yuko nubwo Imana iri ku ruhande rw'Abisirayeli, ariko nabo iyo babihitamo n'undi bari kugwa. Nk'uko hari igihe kimwe cyagiraga bagahitamo n'umunsi wo mu gitabo cy'abacamanza, turi ko akenshi cyane bagendaga bagwa. Ariko hari n'ahandi dusoma tukabona yuko urugero nk'igisambo ku musaraba yari agiye kure cyane, ariko yiyeguriye Imana maze arahinduka, arakizwa, maze yakira ubuntu bwa Yesu Kristo. Nuko rero niba waragiye kure cyane, Yesu aragushaka kandi azagukiza maze aguha ubugingo buhoraho. Ariko kandi niyo waba umurimo niwemera kugenda uzagenda, ari bisi Imana kwifuriza, kuko Imana ari Imana y'urukundo. Numva rero yadusoreza ingingo kugira ngo dukomeze tubone yuko Imana yiduhaye umudendezo wo guhitamo. Nuhitamo ibyiza ntuzemerwa. Imana idushoboze mu izina rya Yesu. Amen. Dusoza ingingo n'ubundi baratubajije ngo ni iki kutuba Imana kw'Abanyakanani bisobanura mu bya mwuka mu mibereho yacu uyu munsi. Ni ukuvuga ni izihe ngaruka z'amahitamo tugira ku giti cyacu. Nk'uko mugenzi wanjye yabibabwiye, twahawe umudendezo wo kugenza gute wo guhitamo. Rero nk'uko n'ubundi twabisomye haruguru, hari impande ebyiri gusa. Mbese twakibaza ngo, njye nakibaza nawe ukibaza ngo ni uruhe ruhande mbogamiyemo, mbese nayahe mahitamo nagize. Rero hari byinshi dukwiye kwisuzuma mu mibereho yacu, tukareba mbese amahitamo dufite arakwiye, amahitamo dufite yazatuma tubarirwa mu bana b'Imana. Rero nahanjye nahawe kugira ngo umudendezo wo guhitamo utazatubera impfabusa, ahubwo uzatubere wo kuzatuma tugaragara mu bikari byo mu ijuru. Ibyo nabasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen.